kuba engineer ntabwo bihagije. Being an engineer is not enough. Ugomba kuba engineer usenga ukijijwe ushaka amaso y'Imana. You have to be an engineer, but when you're a Christian, thinking before God, Yesu ari hafi kuza. Jesus is about to come. Mwazindutse musaba amafaranga, Mana umpa amafaranga, Mana umpa ubushobozi, Mana umpa akazi keza, Mana. In the morning, you pray, God give me the money, give me the job, give me the children, give me the strength. Ariko banza uvuge ngo Mana ndashaka kuba umukristo. But first say, God, I need me to be a Ndashaka Christian. kuba umukozi wawe mwiza. I need to be a good servant. Hari gihe ubona abandi bantu bibye akakubwira ati wewe abakristo mwararangaye mwabaye ibizongwe mwebwe ubukene buzabica. Let's say somebody may still and say, you Christian will die when you are poor. Barabashuka bakabwira ngo ntimukabeshe, ntimukibe, ntimukice, ikibi ni ugufatwa, ariko ni wica ukagira amafaranga nta kibazo. Sometimes they lie, never steal, never kill, but the most important thing is achieve the money. Reka kwica ngo ubone amafaranga, reka kwiba ngo ubone amafaranga, reka gusambana ngo ubone amafaranga, nyurwa n'ibyo ufite kandi uzagira iherezo ryiza. Yesu ari kumwe nawe. Be contented the little you have, you'll be having a good winding. There is no need of stealing, Reka killing. nsoze mpindura ijambo rivuga ngo nimba ufite Yesu ufite byose. Let me end with this statement. Say, when you possess Jesus, you have everything. Abantu bafite Yesu bazabanyurwa muri bo. For people who possess Jesus, they are contented with everything they have. Kandi reka nongere nkubwire. Let me remind you this. Ninde wakubwiye ko kuba umukristo ari ubukene? Who told you being a Christian, that's poverty? Wadufasha ngo abakristo bagira umutima wo kudapfukamira abapagani. I wish may Christian have the heart where they should not kneel before the devil. Biteye isoni kubura umukristo warangiza ugapfukamira abapagani ngo So shameful being a Christian and you kneel before the pagans so that may help you. Biteye isoni kubura umukristo warangiza ugapfukamira umurozi ngo agufashe. It's so shameful being a Christian kneel before the witchcraft so that Abakristo may nibo help you. basuzuguza izina ry'Uwiteka, nibo basuzuguza akamaro n'agaciro bafite. It's the Christian who despised the value, the name of Almighty Lord. Umunsi umwe nari mu nama ahantu ndi kumwe n'abakozi b'Imana benshi. When there was a meeting with a number of the servants, aranyegera umwe muri abo bakozi b'Imana. one of the servants of God came close to me. Arambwira ngo se niwe Rubanda? He asked me, are you Rubanda? Ndamubwira ntese kubera iki? I asked him, why so? Arambwira ngo ntabwo nkuzi ariko nakurebye mu bantu benshi mpita nibwira ko ari wowe, nari nzi izina ariko ntarakubona. I knew the name but I had never seen you, but among the group of people I realized you were the one. Kubera iki wanumvise nabi, wanumvise gute, bavuga iki? Then I asked him, what things you heard about me? Saa ine twagombaga kunywa icyayi. That was like in a break time we were taking tea. Arambwira ngo uko nakumvise, The way I heard you, ngo numvise yuko uri umuhanuzi w'Imana I heard that you were a great prophet of God. Kandi ntabwo ushobora kubona umuntu uzahangura ke kumubwira. And you should not see any person who have the sins and keep quiet. Kandi bazaba guhunga abandi. That a lot of people always run away from you. Arambwira ngo uze kureba nituje kunywa icyayi. Just observe when the break time comes, go to have the uze tea. kureba ko hari abantu muza kuba mwicaranye. Observe, see if there's a person who will be sitting abandi next. baraza kuba bicaye hamwe. Other will be in a big group. Ariko wowe baraguhunga kubera ko batinya kuza kubabwira ibyo bafite. Because they will run away from you, may disclose what to them what. Koko nza kubireba tugiye gufata icyayi. And actually observe during the break time. Nasuhuzanya n'umuntu akansuhuza ariko agenda. When I greet somebody, he greets me as running away. Aza gusanga abandi bari kumwe ko baraganira ko barasangira. Then I found others they are drinking and enjoying in a group. Aza gusanga koko nje ntabo turi kumwe. Then I realized that I'm alone. Noneho aza kunyegera arambwira nti wabibonye? Then he came close to me. Did you see so? Tiyo twicaye tuba tukuganiraho tuvuga turiya muntu Imana zimwereka ibintu bikomeye. Then when we are sitting together, I told that person go show. Kandi umwegere mwicaranye nawe ahita akubwira ibyaho ufite. And when you sit close to him, tell you all the sin that he possesses. Ndavuga nti Imana ndagushimiye. Then I say, God, thank you so much. Kandi uzundinda kugendana no kwicarana n'abanyabyaha. That always keep me away. Kandi nje nzaza mbagera iruhande nzaza mbabwira ukuri. And let me, when it come close to them, I tell them the truth. Gusa n'abanyabyaha. But try to avoid me to impersonate the sinners. Reka kubwire ngo ugomba kuba uriwe ukabyemera ukanabikunda. Let me assure you, you have to
grieve yourself and je love it. sinshobora gutinya ngo ubwo abandi bantu batari bunyegere ngo twicarane tugire agakungu. I not be fearful because people may run away from me. Ngomba kumenya ibindimo, nkamenya nuko ntekereza nuko ndi bufasha abantu. Then I should know what's inside me, know what I'm thinking and how I'm going to help people. Kandi koko naje gusanga iyo ndi kumwe nabo mpita mbabwira. That actually found when I'm with them, I always tell them the truth. Ngiye kukubwira icyo Imana igushakaho. Let me tell you what God needs you to do. Imana irashaka kuva mu byaha. God wants you to quit the sins. Imana irashaka kureka ibyaha ibigirwamana wari ufite. God wants you to quit all the idols you had. Ufite ibintu ushaka kwiba, kurenganya, gukora bitari byiza ariko Imana ntibishaka. There are things you want to do, the evil things, but urabesha ngo ndabesha gake ariko nzunguka. You lie though hoping that you are going to gain. Naje gusanga aho kugira ngo ukundwe n'abantu bari mu byaha kugira ngo mugendane nabo waba uri wenyine ariko ufite Yesu. I have realized having in a group of people who are the sinners, you be around. Naje kumenya yuko isi nimba itakuzi, nimba Satani atakuzi, nimba abadayimoni batakuzi, witwa umukristo ufite kibazo. I realized that when the devil, you believe in the devil, you have a lot of problems. Diplomasi, abantu bakunda ibintu bya diplomasi, uburyarya, kubesha, kuvuga ibitari mu mitima yabo. People always believe in hypocrisy, the diplomacy. Ugomba guhamya uriwe ukareka guhamya uko utari. You have to witness yourself, not just impersonate. Ngiye kubasengera. Let me pray for you. Kandi ndabifuriza gukizwa. And I wish you to have the salvation. Ndabifuriza guhinduka. I wish you get transformed. Umwana w'umukobwa reka kwifuza amavuta udafite iwanyu badafite, isiga amavuta ari iwanyu, ureke gushakisha amavuta y'ubusambanyi kugira ngo use neza. The young girl should not wish to possess the vaccine which your family cannot afford. Nyurwa n'imisatsi ufite kandi Imana izabiguheramo umugisha, uzabona n'umugabo mwiza. Just use the little you have. God will bless you and have a good husband. Reka gushakisha ibitari ibyawe, fata nyurwa n'ibyo ufite kandi Imana izabiguheramo umugisha. Just be convinced with what you possess and God will bless you. Reka kwigira ku ishuri udafitiye ubushobozi kugira ngo ukore ibyaha urigereho, ahubwo koresha ukuri wigire ku mashuri asanzwe, uzayobora igihugu. You go to the school where God will bless you, not the schools. Icyo Imana ishaka kuzabaco ntabwo bizanyura ku bintu byo kubesha, bizanyura ku kuri, gukiranuka, uzaba umuntu ukomeye. What God wants you to be, it won't go through lying. It will depend on the truth that you'll be possessing. Tugiye gusenga. We are going to pray God. Hallelujah. Hallelujah. Tanga amahoro aho uri. Give peace all the place we are. Ishimire kubana n'abantu neza. Be joyful with all the people. Shima Imana ku mwana Imana yaguhaye. Thank God for the child God has given you. Shima Imana ku kazi Imana yaguhaye. Thank God for the good job God has given you. Shimira Imana ku ideni ufite uvuga ngo iri deni nzaryishura. Thank God for the debt you possess. You say I will clear it off. Witinya amaso y'abantu, utinya Imana gusa. Don't be fearful of people, fear God. Reka kuvuga ngo abantu barakuvuga, vuga ngo se Imana niki mvugaho. Never think of people backbiting about me. Say what is talking about me. Kadusenge. Let us pray. Kandi uyu munsi And this morning, ufate ingamba zo guhinduka. and you should have the strategy of getting Ufate transformed. ingamba zo gusa na Yesu. Get the strategy of matching with Ufate Jesus. ingamba zo kuvuga ngo ndi umukristo. Get the strategy of say that I'm a Christian. Nzakoresha ukuri, I'm going to use the truth. nzagira ubuzima bwiza, I'll have a good life. nzaba umukire, I'll be a wealthy person. umukire ufite Yesu. But wealth with Jesus. Ubusambanyi bugende, Let the fornication go. ubusinzi bugende, Let the darkness go. uburozi bugende, Let the bewitching go. urumogi rugende. Let all the evil things go. Ntukaze utinya ubwinshi bw'abantu. Never fear the number of people. Reka kuvuga ngo ekipe nini nguri mu busambanyi naje ngomba kubujyamo. They never say that the big number they are fornicating, I have to join them. Reka gutekereza gufashwa. Never think being helped, Tekereza gufasha. but always think about donating. Reka kuvuga ngo reka negera umuryango nubwo ukorera shitani ariko uzangirira akamaro igihe ntazaba ndiho. But never come to the family because it will help me. But Mana turagushimiye. Father, thank you so much. Muri iki gitondo turahera. In this good morning in the Holy Press, Uhe iteraniro ryera. give the Holy Church. Mana ishimwe. Thank you, God. Dore ibigiye kubaho mu gihe kigiye kuza. See what will happen in the future. Imana iravuze ngo nubwo mubona isi iriho iyobora abantu. God has said, even if you see the world is leading people, Ndavuze ndi Uwiteka umwami Imana. I'm saying as the Almighty Lord, Ngo mu gihe kigiye kuza in the future,
abantu bagiye kuba bakire bafite amafaranga menshi akomeye bazaba ari abantu basenga baramya Imana bakoresha ukuri bakiranuka. The people who be the luscious, those are the people believing in God, having the salvation. Imana iravuze ngo ngiye guhindura abakomeye, ngiye guhindura abakire bakomeye kuri iyi si, ngiye guhindura abantu bafite ubushobozi kugira ngo baramye Imana bakorere Uwiteka. The God has said is going to transform all the wealth people so that they may serve Him and worship ngiye Him. guhindura programme nuko abantu babona, nuko abantu batekereza, ngiye kuzana abantu baramye Uwiteka bafite n'ubushobozi. I'm going to bring the people quite different. I raise them quite what they are Imana thinking. ikomeye ngiye guhamagara abantu bafite ubushobozi kugira ngo bubake insengero bakorere Imana baramye Imana kandi bahimbaza Imana bafite n'ubukire bukomeye. I'm going to bring people, they build the churches, they worship God when they have a lot of wealth. Nduwiteka umwami Imana ngiye kuzamura abantu bakomeye mu bihugu bafite ubushobozi bukomeye kandi bakizwe bamenye Imana kandi bafite n'ubushobozi bafite n'amafaranga ku isi. Almighty Lord, I'm going to raise people who are worthy and also to serve Imana God. ikomeye, Imana ivuga bikaba, ngiye gukoza isoni abiyita ko bakomeye kandi batazi Uwiteka. Then speaking God, I'm going to make shame for those people who call themselves they are so worthy when they don't know the Almighty Imana igiye Lord. guhindura abiyita ko bafite ubushobozi ari abacuruzi bakomeye baramye Uwiteka. Then I'm going to raise those people who have the worth as also they worship God. Ngiye gukoresha ubutwari n'inkoni yanje ikomeye kugira ngo mpindure abiyita ko bakomeye batazi ukuri ku ijambo ry'Imana kugira ngo baramye Uwiteka. Then I'm going to use with all my authority and my stick so that those people who don't worship Almighty Lord. Imana ikomeye ngiye gukoza isoni abaramye ibigirwamana kugira ngo babone ko bitagira akamaro, bitagira n'agaciro, bidafite n'ubushobozi. I'm the great God. I'm going to make shameful those people who worship idols to show that those idols are useless and they don't have authority. Bukomeye bugiye guhindura ibintu bikomeye kandi mbivuze Nduwiteka umwami Imana. And also the Spirit is going to transform a lot of things, and I'm saying this as a Ubuhanuzi buvuze buravuze ngo ibintu bigiye guhinduka mu gihe kigiye kuza. That's a prophecy for this morning that all the things are going to transform Kandi this. kubivuga ngo ngiye kuzamura abantu bato bagiye kuramya Imana, bagiye kuba bashumba bazaza bakorera Uwiteka bafite amashimwe kandi bakiranuka. That I'm the living God. I'm going to raise up a lot of people who give a lot of the testimony. Ngiye kuzamura abantu bakomeye, abantu bafite ubushobozi mu nsengero, mu buryo insengero zigiye kuzazubakwa n'abantu bake bashoboka. Then I'm going to raise those people of the authority in the church, and the churches will be built by the few numbers of Christians. Uko ivugabutumwa ryatangiye muri Afrika, The way how evangelization started in Africa. ngiye kuzamura abanyafrika bagira ubushobozi bubaka insengero, baje kubaka insengero i Buraya. Then I'm going to give authority to the Africans Christians. They go to the Ngiye guteza ububyutse bukomeye ku isi. I'm going to send a great revival in the world. Ngiye kuzamura ububyutse bukomeye mu bakomeye. I'm going to reveal the great Ngiye kuzamura ububyutse bukomeye mu bihugu bitazi Imana. I'm going to raise a great revival in a nation where they know Jesus. bikomeye mu bihugu bikomeye. I'm going to bring a lot of joyful in a great nation. Bibiliya igiye kongera kugira agaciro ku isi. The Bible is going to be so far on this Ijambo world. rya Kristo rigiye kugira agaciro gakomeye ku The isi. word of Christ is going to be so far on this Hagiye world. kubakwa amahoteli akomeye y'abakristo. The great big number of the Christian hotels are going to be zikomeye built. z'abizera Imana. They are going to be the number of industries for the believers Ngiye of God. kuzamura amabanki akomeye y'abahimbaza I'm Uwiteka. going to build the great banks for the people who want Kandi to God. muzabihera mu bihugu bisa naho byoroheje. Then I will start this in the nations. Ibihugu bisa naho bikenye. The nations that you think they are Ngiye poor, kuzamura. those are the nations I'm Ibyo going to raise. nzakuzitisha ibihugu bikomeye. Those are the nations that Nzakoresha will. ibihugu bisa naho biciriritse. I will use the nation that you think they are Nzakoresha abantu so bisa naho baciriritse. I will use the people who think that Ngiye they are poor. kubazamura mu buryo budasanzwe. I'm going to let them in a Ngiye special. kuzamura imbaraga zivugabutumwa mu rwego I'm mpuzamahanga. going also to raise the powers of evangelization. Kandi And ububyutse bugiye gukwira isi. the revival is going to get all the world. Hagiye kuba amasengesho akomeye. The great prayers are Hagiye coming. kubaho imbaraga zikomeye. The great strengths are Hagiye coming. kubaho kuramya gukomeye. There is a great worshiping coming Hagiye up. kubaho guhimbaza gukomeye. There is the great praising coming Ngiye up. kuzamura abacuruzi bato. There are young business people. Abacuruzi bato ngiye kubazamura. I'm going to raise those young Niyo business mpamvu people. ushaka ko abantu biga That's why I want people to kugira ngo study bagire ubumenyi busanzwe. so they have the best knowledge. Ngiye kuzamura abacuruzi bato. I'm going to raise the small business Kuzamura people. mu buryo budasanzwe. I'm going to raise them in a special way, Kandi bazaba abantu bakomeye. and they'll be among the great people. Kandi uko niko Uwiteka avuze. And that's what Almighty Lord has said. Imana